Ndashaka guhanura muri ubu buryo uko ariko Imana integetse guhanura. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igiye kwegura ihema ryawe ryasenyutse. Ari ibimenyetso bizakwereka ko yaryeguye. Ibiciro bimwe byo ku isoko ntiwabimenya kuko ujyana ambaraje. Ariko Imana iravuze ngo uwo munsi ibiba rizasimburana n'isarura. Uzagira stock. Ntabwo stock yawe izongera gushira Imana nimara kwica ibyuho. Protesha bazagutera banyuze mu nzira imwe hanyuma bazatatana banyuze mu nzira zirindwi. Imana nimara kwica ibyuho nta nama zizongera kugukoranira. Imana nimara kwica ibyuho nta muntu uzongera kugufata w'ijambo uko yishakiye kuko iravuze ngo izica ibyuho. Ubu ngubu bazabivuga nta n'uzagusura mu gihe itari yica ibyuho nawe uzagusura. Bakunzi ba Izabisoza TV, reka tubasuhuze kandi muri kumwe na Pastor Alexis Ndayigaya nkuko bisanzwe. Tubahaye ikaze za ntara zose, yaba Burengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali ndetse n'intara ya gatandatu y'aba diaspora. Mwese mwiyumvemo ikaze, tubahaye ikaze kuri izi kamera za Izabisoza. Imana ibahe umugisha. Nifuje ko twaganira ijambo Imana yampaye ngo mbwira abantu. Imana ishimwe ko ngiye kuribwira abantu benshi badukurikiye kandi ndumva ari ubuhanuzi Imana impaye ngo mbahanurire. Ni ijambo riri muri Amosi ibice 9 murongo waho wa 11. Haranditse ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nica ibyuho byaryo kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera, kugira ngo bazungure abo muri Edomu basigaye n'abo mu mahanga yose yitirirwa izina ryanjye, niko Uwiteka ubikora avuga. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuga, umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, n'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'ubiba imbuto, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye, n'udusozi twose tuzayenga. Imana idufashe cyane, amen. Haleluya. Numvise nshatse kubabwirira ijambo, ni ijambo Imana impaye ngo mbwire abantu. Birashoboka hari igihe buhanuzi buza ariko nyiruguhanurirwa amenya ko ahanuriwe. Ndashaka guhanura muri ubu buryo uko ariko Imana integetse guhanura. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igiye kwegura ihema ryawe ryasenyutse, kandi nimara kuryegura izica n'ibyuho byaryo. Imana ishimwe cyane. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryasenyutse nice n'ibyuho byaryo. Ndashimira Imana ko ifite imigambi myiza. Ifite imigambi yo kwegura ihema kandi nawe urabizi ko ryasenyutse. Rijya gusenyuka ryerekanye ibimenyetso ko ryenda gusenyuka. Ryabanje kwasa imitutu, urabibona ko ririmo risenyuka. Umunsi wa nyuma wo gusenyuka warawubonye ko ihema ryaguye, ndetse n'ibyuho biraza kuko nyine ihema ryari rimaze kugwa. Ariko Imana yo mu ijuru irambwiye ngo nkubwire ngo igiye kwegura ihema ryaguye. Imana ishimwe. Ari ibimenyetso bizakwereka ko yaryeguye kandi ko yishe ibyuho. Ikimenyetso cya mbere nuko ibyakwinjiriraga uko byiboneye bitazongera kukwinjirira. Nuko ibyagufatagaho ijambo uko byiboneye bitazongera kugufataho ijambo. Haleluya, haleluya. Ibyuho Imana nimara kubyica, hari ijambo ryavuze ngo uwo munsi ibiba rizajya risimburana n'isarura. Imana ishimwe.
Imana nimara kwica ibyuho ibiba, icyo kimenyetso kindi, ibiba rizakurikirana n'isarura. Ubu ngubu ntabwo ubizi nuwakubaza uko umuceri ugura umufuka ntiwabimenya kuko mubagura umufuka nurimo. Wakubaza ibiciro bimwe byo ku isoko ntiwabimenya kuko ujyana ambaraje. Ariko Imana iravuze ngo uwo munsi ibiba rizasimburana n'isarura. Uzagira stoke, ntabwo stoke yawe izongera gushira Imana nimara kwica ibyuho. Ntabwo abantu bazongera kukuvugira mu rwongorerano Imana nimara kwica ibyuho. Ntabwo bari kugutumira mu anniversaire, ntabwo bakuzi, no mu makwe invitation ntazo ufite, nta wagutumira. Ariko Imana igiye kwegura ihema. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi nimara kuryegura, Imana ishimwe cyane, nimara kuryegura izahita ikurikizaho kwica ibyuho. Bega uzaba protege, Imana izaguprotesha. Bazagutera banyuze mu nzira imwe, hanyuma bazatatana banyuze mu nzira zirindwi. Imana nimara kwica ibyuho nta nama zizongera kugukoranira. Imana nimara kwica ibyuho nta muntu uzongera kugufata w'ijambo uko yishakiye, kuko iravuze ngo izica ibyuho. Ubu ngubu bazabivuga, nta n'uzagusura mu gihe itari yica ibyuho, ntawe uzagusura. Imana ishimwe cyane, kuko baragusura se gute? Ariko nimara kwegura ihema ikica ibyuho, bazajya bakomanga ukingurira ushaka. Hari ibintu byagusenye kandi ni byinshi. Hari ibintu byagusenye bituma ugira ibikomere byinshi muri wowe. Ufite ibikomere uravirirana. Abantu bafite ibikomere bariyenza, niyo mpamvu. Ariko nubwo wasenyutse ukaba ufite ibikomere impande zose, hari ibikomere watewe n'umuryango ukomokamo, ibyo ubwabyo ni byinshi. Hari ibikomere watewe n'inshuti zawe, hari ibikomere watewe na komino tubamo, aho wumvaga uzaruhukira, aho wumvaga uzahembukira, aho wumvaga uzabonera iby'umwuka, aho naho wahagiriye ibikomere. Ariko ndashimira Imana ko yabibonye. Biravuga ngo ibyo byose narabibonye, ngo kandi ibyo muzi nanjye ndabizi. Imana iravuga ngo kandi nanjye ntimundusha. Ndashimira Imana ko ijisho ryayo ryabonye ko wakomeretse. Ndashimira Imana ko mu migambi ifite gahunda yo kongera kwegura ihema ryawe. Bibiliya iravuga ngo kandi rizasubira nk'uko ryari rimeze kera. Iyo Imana iryeguye ntabwo iryegura nk'abantu. Hari abagerageje kuryegura barasanasana, ariko Imana niryegura izaba iryeguye. Ndashimira Imana ko ijya yica ibyuho. Ibikomere wagize, ibyo watewe n'umuryango, wabigize ukiri no mu nda, kuko inda yawe ntibayishakaga, bayigiriyeho impaka itaravuka. Ubwabyo byakugizeho ingaruka, kuko wavukiye mu batagushaka, uvukira mu mwuka utagushaka, ukurira muri ubwo buzima bumeze gutyo, warasenyutse. Kandi gusenyuka kwawe kwahereye kera, ni urugendo runini, ni urugendo runini. Nakubaza ngo mbese mama wawe wagutwite yahoberanye nande? Ko Mariya yagiye agahoberana na Elizabeth, abana bagasimbagurika, wewe wahoberanye nande? Nibutse umubyeyi umwe twigeze kwakira hano kuri za Bisoza, amaze gusama inda ya 4, nibwo bamubwiye bati umunsi uzumva ko wasamye inda uzibwirize ufunge ibintu byawe twumve ko wagiye. Arangije ayisama yabanje kurwana no kugerageza, ariko bigezeho biraba. Bimaze kuba, umugabo agambirira kumwica akoresheje kinubi yakoreshaga mu kazi, arabigambirira. Ariko nubwo abantu bakorana, Bibiliya iravuga ngo bazakoranira kukurwanya,
ariko ntibazakunesha. Imigambi y'Imana, reka mbatangarize igihe ikintu gikomeye, umugambi w'Imana ntukurwaho n'igihe, umugambi w'Imana ntukurwaho n'ibiza, umugambi w'Imana ntukurwaho na covid, umugambi w'Imana ntukurwaho nuko abantu bagutaye, umugambi w'Imana ntukurwaho nuko inzara yateye, umugambi w'Imana no mu bihe bibi urakomera, kuko uzagera ku cyo wagambiriye ku mugambi wayo. Niyo mpamvu utazapfa. Wapi? Nuko barangije bagambirira kumwica, baramutwitse, murabyibuka abakurikiranye iyi gahunda kuri za bisohoza, baramwica. Ariko umwana wari uri mu nda, nubwo yahiye umubiri wose akamara igihe kinini mu bitaro i Kanombe, umwana wari mu nda ntacyo yabaye. Imana yaramurinze, aravuka, arakura, kugeza ubu n'umwana ugenda kubw'umugambi w'Imana. Nagira ngo mubwire ngo nubwo wakomerekejwe n'abantu, nubwo wakomerekejwe n'abo utibwiraga ko bagukomeretsa, ntibizatuma itakomora. Nta kintu kibabaza nko gukomeretswa n'inshuti, inshuti wari wizeye, inshuti wibwiraga ko ari inshuti yawe y'akadasohoka, warangiza ya nshuti wari wiringiye akaba ari ikuvamo ikagukomeretsa. Ibikomere dufite ibikomere impande zose, ariko nubwo dufite ibyo bikomere, ejo bundi nasomye muri Yesaya 61 nsanga Kristo wenyine niwe ufite specialite yo kuvura imvune zo mu mitima. Yarabitangaje, haravuga ngo yanumye kuvura imvune zo mu mitima. Nubwo bimeze gutyo, Kristo ariteguye kuvura izo mvune zo mu mitima. Ibikomere by'inshuti, warasenyutse, usenywa na kominote waba ubamo, korari waririmbagamo, waboneragamo ibyishimo, wari ufite mu inshuti, korari wageragamo ukabona amahoro, niyo yahindutse iragukomeretsa, gukomerekera muri kominote. Dufite ibikomere impande zose. Uwo wari dadi wawe akaba ari usubira inyuma akagukomeretsa, akaba akugejeje ku rwego ugenda uvirirana, wicara ukabona isi iragusize. Ariko umva ihumure nkuzaniye. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igiye kukubaka, kandi nimara kukubaka izegura ihema. Imana ishimwe cyane. Nimara kuryegura izica n'ibyuho byo hagati muri ryo. Uwo munsi nibwo ngo ibiba rizasimburana n'isarura, imyaka imwe izajya iva mu kigega indi ijyamo. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana ko ijya yomora abantu, ndashimira Imana ko itangaje ihumure ritandukanye n'iry'abantu batangaza. Ndashimira Imana ko inyuma y'amagambo y'abantu Imana ivuga ijambo. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kugira ngo tutavuga ibintu byinshi, ariko reka dusome irindi jambo. Reka dusome ijambo riri muri Yeremiya 31 ku murongo waho wa 3. Haranditse ngo Uwiteka yambonekeye kera ati, nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya, abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Kuko hazabaho umunsi ubwo abarinzi, urakomeza n'izindi n'indi mirongo isigaye. Imana izongera itwubake, kandi nikubaka uzaba wubakitse by'ukuri. Narinje kugutangariza ko mu migambi Imana ifite harimo kukubaka, kandi nimara kukubaka izegura ihema, nimara kwegura ihema izica n'ibyuho. Ndashimira Imana ko igiye kukubaka mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye umugambi mwiza ufite ku bantu. Uravuze ngo uzongera kutwubaka, ngo kandi numara kutwubaka tuzaba twubakitse by'ukuri. Wavuze ko n'ihema ryaguye ugiye kongera kuryubaka.
wigeze kubwira umugaragu wawe uramubwira ngo komeza ibirori byawe ngo kuko umunyakiba atazongera kunyuraho ukundi. Turagushimiye ko imigambi yawe ari myiza kuri twe. Humuriza imitima y'abantu batwumvise mu izina rya Yesu, amen.